hari umwana w'imbwa ufite agacano bita ngo Max TV, bambwiye ngo yitwa Kasiye Pizo. Ngo ikintu azwiho ngo yigeze gufatanyira na Muswera yamusindishije mu yamuhaye ubuyoga bwa Kiwingu, aramuswera rwose izi impamvu utafunzwe sha fatanye kuko byaruka Muswera wamuhaye ubuyoga sha ukamumanikisha ngo ukamukubita ubuntu bw'ubuhenerezo. Umugome cyane. Nabonye uyu musore ukahita ubicano pe akunda kumvura ibiganiro marabiki pe mugende muyo gupekwa kuri Max TV murebe kajya muri ibiganiro marabiki nani naratinze ngo kumusubiza ngeze ni Nyarugenge yantera iseseme yambwira ngo mbaza dukora ikiganiro nogenda mubaza ngo njyewe dukora ikiganiro none bana ntabwo bajya ni ibintu ngemwe ikiganiro n'umuntu wese wenyine koko kada acinje nugeze kumusubiza none nabonye arimo aragira hostinga abantu basaza bigorye bataye umutwe niko ngo bakariye omari kariye omari w'igisambo ufite ubwenge buke iyo bamuzana bakamuhostinga ngaze kuza kuvuga kuri Gasuku koko n'ukuri hari ibintu njya mbona nkabona nkatwe wenda tukiri urubyiruko kuba twaza ku mbuga ejo n'ejo bundi tumaze kugira ingo zacu umuntu ashobora kubivamo akigendera nta kibazo kuko ibi bintu ni bibi cyane ngira ngo murabizi. Noneho ibaze kujya kubona ukabona akantu k'agasaza kari aho ngaho kigize impuguke mu guharira. Ibaze wenda nk'umwana ufite se witwa Karegeya agasaza k'agasinzi kataye ubwonko kagakene kagatindi kari aho ngaho kavuga ubusa maze ukaza uri impuguke ngo igiye kuza kuvuga kuri Gasuku kameme ibaze impuguke ngo ivuga kuri Gasuku. Niyo mpamvu nabaganye ubu ngubu naramutse kubwiye ngo uri impuguke abagututse igitutu gikomeye cyane ni nko kuvuga ngo Gasperi nyoko. Ibaze nka Karegeya Omari umusaza ungana kuri akabyuka mu gitondo agatereka ubujya ku gatebe maze agasesengura Gasuku. Tuguru kw'Imana nanjye narigiye mbireba kandi narigiye unabure muranavuga gutyo narigiye mbireba ngagira isoni kavuga ndetse koko mwoka byarana mwaka ngako bondi kuki kaba karavutse Tuguru kw'Imana kagombye kuba kataravutse basi cyangwa se wenda kakaba hari nk'umutanga Mana nyagasani koko ari nk'ibintu rwose igihe njya mbona nkavuga ni koko Mana nyagasani kuki waretse ngo turebe bino bintu. Hari ibintu tutakagombye kuba turebesha amaso yacu nko kubona agazaza nka Karegeya karimo karandagara ari akantu gasuzuguritse nk'uko nyine uwo muhungu rero ngo ni Kasiye Pizo wasweye nyina amusindisha amuhaye ibiyoga bitwa Kiwingu ngo byica abantu arangira aramwurira. N'ubwa mbere n'ubwa nyuma ngenda namuvuze ni impamo ya Mungu pe ni impamo ya Mungu nyine n'ubwa mbere n'ubwa nyuma ntabwo sinzi ibindi bigwi nashobora kuvuga umuntu warongoye nyina umubyara. Uwo muntu noneho umutima bafite ni nk'uw'ibigushu ni nk'uw'ibisimba kangura ibiganiro najye kubona ngo noneho azanye nk'indi mpuguke bita ngo Jackie umwe w'indaya. Ibaze kujya kuzana umuntu ngo w'impuguke ngo nka Jackie w'indaya yaboze ifite inyo mu gisundi ukajya kuyizana ngize kuza gusesengura ngo ku ikubitwa rya Gasuku. Ubu Jackie ntararenga Kigali ahubwo imurajya kuvuga ngo aze kuza gusesengura ikubitwa rya Gasuku ngo bya hakurya y'amazi.
umuntu nta nubwo mu gihe yari arwaye wigeze unamufasha, ariko uwo munsi kubera ko ushaka kaza kuguharabikira agasoko unabizi neza ko umuntu ari umurwayi wo mu Gisundi ngafitemo inyo. Noneho niko numvise ejo bundi hari ahantu yagiye ku kabari rwose baranamusohora Jackie, baramubwira ati sohoka rwose. Inyo zitangiye kugenda zishoka ngo hasohotsemo tubiri, akandi kamwe ngo bari bagakandagiye bakishe, maze umuntu akaba ari we nguzana nk'impuguke aguharabikire gasoko. Ko nukunshaka nababwiye kuri no nshuro ni zero tolerance. Narababwiye ngo nta muntu ngewe nzigera mvugaho atamvuzeho. Ni wizana muri 18 nkakubona ngo bwa biba birangiye ndaguhana ukubitira muri angle ferme. Nabonye abandi bo bakubita bakanakugeraho rwose. Nanjye rero bagomba ndi kure bagomba kubitira muri angle ferme. Uwo ngo ni Jackie we mumubwire ntago nzongera narimo kuba namubabarira. Bimwijaza akojya kisabishwa imbabazi, nkamugirira impuhwe, nkamufasha, nkagira gute, ntago nzongera kumubabarira narimo. Ejo bundi yansabye imbabazi ndamubabarira. Nabonye ikiganiro kindi umuhungu wasweye nyina ngo ni Cassien Pizzo amujya mukoresheje arimo nanone anuka. Jackie ubwo uribagije kweli. Jackie ntiyigeze arwara ngo ibyo ngiye yavuga ngo by'amarozi. Oya, Jackie yarirwariye imitezi, turamufata turamuvuza. Muzabaze famille Buryohe barabizi ibintu Jackie yararwaye. Igisundi cyari cyaromotse tukajya tubura ibyo tubivugamo, noneho akagenda avuga ngo ibyo ngibyo ngo by'amarozi n'ibiki byo, ariko igisundi cyari cyaraboze nyakubora burundu. Uwo niwe Jackie rero nawe wagiye kunyitura, arabiza amafaranga namuhaye uko yanganaga, kandi yarigeze nanone kumparabika ngo namwatse igisundi. Shaburya abantu niba bikwere, abantu ndakarabye nakoze ibishoboka byose kugira ngo Jackie ibintu tubigira ibanga, bakomeza bavuga ngo namarozi nkuko yabyitaga n'ibiki byose, ariko nanga kuvuga yuko afite ama infection vaginale. Nuwagerageje gushaka kumenya iryo banga aramuzi, uwitwa Benovio yigeze kubivuga abantu bamugira umusazi bahita banamufunga. Ari Jackie ubikoze ibyo ngibyo. Noneho afite ukuntu ahita yiriza abantu bagahita bavuga ati mana nyagasane noneho birakomeye bigeze gute. Jackie wowe n'uwo muntu wagushutse ngo mukora ikiganiro bakugize impuguke nako gashino kawe, ndagira ngo mbikubwire sasa ubu tuvugana ni zero tolerance. Uko maze kubibona ko mwebwe nta rukundo mugira, nta na fair play mugira, so nanjye ntabwo nzongera kujya mbagendera gake. Ifoto y'uwo mubyeyi Cassien Pizzo wa Max TV YouTube channel kwa Max TV uwo yasweye mu nzoga, nayo ndaza kuza kuyishaka. Ndabizi neza ko nyuma yo gukora kino kiganiro abahungu baraza kuza kuyinyoherereza. Na buri karegewe mu mundekere rwose. Ubu ni ukuvuga ngo tunaendana mdogo mdogo, ngombe mbahane ngiye kuba icyo biti kigwa mboro.